Ndizera ko umeze neza nshuti musaraba, amahoro y'Imana bane nawe. Nkuko tumaze iminsi tubabwira ko tugiye imbere y'Imana mu masengesho iminsi 3 idasanzwe. Uyu ni umunsi rero twazamutse wa musozi, twageze imbere y'Imana ishobora byose. Iki ni ikintu Mose yakoraga, akazamuka akajya ku musozi gusengera Abisiraheli, gusengera ishanga Imana yari yaramuhaye ayobora, kubasengera, gusaba amavuta, gusaba imbaraga, gusengera abantu umugisha w'Imana. Natwe rero ni muri ubwo buryo twazamutse uyu musozi turiho ni umusozi w'amasengesho. Twaje kwinginga Imana, twaje kugusengera kuko twamenye ko gusenga harimo imbaraga. Gusenga birabohora, umuntu arasenga akabohoka, umuntu arasenga amateka agahinduka, umuntu arasenga ubuzima bwahinduka, umuntu arasenga Imana ikamukorera ibitangaza, umuntu arasenga Imana ikamukura ku cyavu ikamuzamura, umuntu arasenga akazamurwa n'Imana, umuntu arasenga akagira amavuta. Gusenga bizana amavuta, gusenga bizana igikundiro, gusenga biguhindurira amateka, gusenga bituma ukundwa utajyaga gukundwa, gusenga bigusiga igikundiro. Mose yazamukaga umusozi ngo ubwiza bw'Imana bukamurasira, ubwiza bw'Imana bukamuzaho, Imana ikamusiga yandi mavuta. Natwe turi imbere y'Imana gusenga, kandi kuri uyu musozi ntabwo nzi ikibazo cy'ufite, ntabwo nzi ibigeragezo by'ufite, ariko data wampamagaye agiye kubaho ubuzima bwawe, agiye gukora igitangaza kuri wowe, uraza guhindurirwa amateka. Ntabwo ubuzima buri bugumuko, ntabwo Imana iri bukure kuko oya ndabikubwira, ndabiguhamiriza, ntabwo uri bugumuko, Imana iri bukugirire neza. Ndagira ngo subiremo, Imana iri bukugirire neza. Hari ibyana by'ingunzu byononye uruzabibu rwawe, uruzabibu rwawe rwari rugeze aho rurabya, ariko ibyana by'ingunzu biraza byica uruzabibu rwawe, biraza birarwona, ariko data agiye kuvana ibyo byana by'ingunzu mu mugisha wawe. Umugisha wawe waronenekaye, ariko Imana igiye kongera kubohora muri uyu musozi. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, ubona igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu, ibyawe bikunde mu izina rya Yesu, ubuzima buhinduke mu izina rya Yesu, amateka ahinduke mu izina rya Yesu, Imana igukure ku cyavu mu izina rya Yesu, urugo rwawe rwemere mu izina rya Yesu, abana bawe bakomere mu izina rya Yesu, Imana ikubakire mu izina rya Yesu, iyo ndwara ikire mu izina rya Yesu, amateka yawe ahinduke. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Mu kanya turatugitangiye Zoom, urahawe ikaze. Imana iguha umugisha. Shalom shalom.